ya bantu banjye muraho mumeze neza hano bari dufashe nk'usanzwe makaza neza ku Burezi Rwanda TV. Ubu ngubu rero tugiye kubagezaho imyanzuro y'umushyikirano wo ku nshuro ya 20 hano mu Rwanda rwose yamaze kuba ijya hagaragara. Kadutangire rero ntabatindiye, umushyikirano wo ku nshuro ya 20 wateranye i Kigali kuva ku wa gatanu kugeza ku wa gatandatu Gashyantare, uyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Mu bitabiriye umushyikirano harimo abayobozi batandukanye n'abahagarariye abikorera, abanyarwanda baba mu mahanga, abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'imiryango mpuzamahanga n'abandi bafatanyabikorwa n'itangazamakuru. Mu ijambo ritangiza umushyikirano, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yibukije akamaro k'ishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro iwufatirwamo nk'inkingi mu iterambere ry'igihugu cyacu mu guharanira kwigira. Yagarutse kandi ku ruhare rw'abayobozi mu gufasha abanyarwanda kunga ubumwe, kwigira no kwigirira icyizere. By'umwihariko yasabye abayobozi kurushaho kunoza imikorere n'imikoranire bashyira iteka umuturage. Yasabye umuturage ku isonga kandi bagahora biteguye kubazwa ibyo bashinzwe. Ibiganiro byatangiwe muri uyu mushyikirano byibanze ku ngingo zikurikira: ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere cyangwa se NST2, iterambere ry'ubukungu burambye, u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga, imiyoborere myiza, uburezi n'umurimo. Nyuma yo kungurana ibitekerezo kuri ibi biganiro hafashwe imyanzuro ikurikira: kunoza itegurwa n'ikurikirana ry'imishinga kugira ngo irangire ku gihe cyateganyijwe, igere ku ntego zayo kandi ababishinzwe bakabibazwa. Gukomeza guteza imbere ibikorwa by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro no kuyongerera agaciro. Gushimangira ingamba zo kongera umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi. Hongerwa ifumbire n'imbuto z'indobanure, serivisi zo gushyira no gutera intanga hifashishijwe ikoranabuhanga. Gufasha by'umwihariko inganda hagamijwe kongera umusaruro n'ubushobozi bwo guhatana ku isoko. Kongera agaciro k'ibyo zikora no gukemura ikibazo cy'ibyo gupfunyikamo ibicuruzwa. Gukemura ibibazo bikigaragara muri za one stop center binyuze mu kunoza no koroshya inzira n'amabwiriza no gukangurira abaturage kumenya neza uko izi serivisi zibaho kandi zitangwa. Kwihutisha ibikorwa byo guhuza sako ku rwego rw'uturere no ku rwego rw'igihugu. Ku gice cya kabiri turasangaho imibereho myiza. Hafashwe imyanzuro ikurikira: kurushaho kunoza ingamba zo kumuzamura ireme ry'uburezi kugira ngo buhuzwe n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo. Guteza imbere impano z'abanyeshuri no kunoza by'umwihariko imyigishirize y'indimi cyane cyane Icyongereza. Guteza imbere ibikorwa by'imyidagaduro by'urubyiruko, impano zarwo no kurwongerera ubumenyi ngiro n'ubushishozi birufasha kubona imirimo no kwiteza imbere. Gufasha urubyiruko kwidagadura, kuruhugura mu myuga itandukanye, guhanga no kuzamura impano zarwo. Gukomeza, tujye mu gice cya gatatu noneho mu miyoborere. Gukomeza kunoza itegurwa ry'imihigo hagamijwe gukemura ibibazo by'abaturage, gutanga serivisi nziza no kunoza umurimo. Kunoza ingamba zo kwegera abaturage no kubafasha guhindura imyumvire kugira ngo barusheho kugira uruhare mu ikemurwa ry'ibibazo bibangamiye imibereho myiza n'iterambere. Gushyira imbaraga mu ngamba zo gukumira
ikibazo cy'inda ziterwa n'abangavu ziterwa abangavu, unyanganire, abana bata ishuri n'ikoreshwa ry'inzoga n'ibiyobyabwenge. Ngayo nguko rero ngiyo imyanzuro yo mu nama y'umushyikirano ku nshuro ya 20 hano mu Rwanda. Isohotse rwose mu kanya gato cyane hano ku Burezi Rwanda TV twari twahababereye, ngira ngo mbabwire ngo mwe twabanye muri no video mukanda subscribe mufungu zigira ko musangiza inshuti zanyu umuryango asike tujye tubana igihe cyose ku makuru ajyanye n'uburezi ariko n'umushyikirano wagombaga kubageraho kuko aya ni amakuru wese bagomba kumenya. So bye bye rero, God bless you, Imana ibarinde.